Ubundi isi yuzuyemo ibyaremwe. Abantu benshi cyane abemera Imana bemeza ko ibyaremwe byose byaremwe n'Imana, yewe n'ikimenyimenyi bayita nyiribiremwa. Aha babishimangira bifashishije Bibiliya yera, aho usanga mu gitabo cyo mu Itangiriro hagaragaramo uko Imana yagiye irema kugeza aho irema n'umuntu. Mu byaremwe byose usanga buri kimwe gifite umwihariko. Ushobora kwibaza ikibazo: kuki ihene itarya inyama? Ese kuki inka idatera amagi nk'inkoko? Ese kuki ingagi yenda kumera nk'umuntu? N'ibindi byinshi nk'ibyo. Ibi ni ibibazo byibazwaho na bamwe mu bahanga bakemeza ko Imana ihambaye, nubwo hari n'abandi badahwema kubifata nk'ibisanzwe. Ibi twavuze byatumye ducukumbura, hanyuma tureba ku mibereho y'inuma. Inyoni isa nkaho isuzuguritse, nyamara ziremetswe mu buryo budasanzwe, aho usanga zibaho mu buzima buhuye n'ubw'abantu. Ibi nibyo twabateguriye mu kiganiro cyacu Indorerwamo. Naho ngiye ugiye kubaramburira iki cyegeranyo ndi Frank Mario Sebudandi. Gusa niba ushaka ko ibindi byegeranyo bikugeraho, nyarukira kuri channel yacu Nibisanzwe TV kuri YouTube ukande subscribe. Nkuko natangiye mbivuga, inuma urebesheje amaso ubona ari inyoni isuzuguritse, ariko iyo ufashe umwanya ukitegereza uko zibayeho, zitanga amasomo utakwiriye kujya kwiga ahandi. Uti gute? Urubuga Costa Animalia igaragaza ko inuma ari inyoni iremanywe ubwenge budasanzwe, cyane cyane urukundo. Uko umwana w'umuntu aho ava akagera aba yumva yagira umwitaho, bityo bikamuviramo gushaka uwo bazabana, ubundi bagakora umuryango. Buri gihe cyose inuma nubwo zaba ari 100 ziba ahantu hamwe, buri imwe ibizi yayo. Ariho Abafaransa bakuye ya mvugo ngo des comme les pigeons, bisobanuye babiri nk'uko inuma zibigenza. Nta numa ipfa guca inyuma ingenzi yayo, mu gihe cyose hariho icyo benshi twita keya hagati y'izi couple. Iyo ingabo n'ingore yayo zigeze igihe cyo gushaka kubyara, habaho uburinganire butangaje. Iyo twakwita isake yirirwa itunda ibyatsi igashira ngenzi yayo, nayo kubaka icyari. Tugarutse gato ku bantu bashakanye, haba hakeneye ubufatanye kugira ngo urugo rwabo rutere imbere. N'inuma nuko zibigenza. Yewe nsubiye inyuma gato, buri gihe cyose inuma iyo yumva yifuza ngenzi yayo, zikora ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo, kuko zibanza gusomana mbere y'igikorwa nyirizina, nk'uko bamwe mu bantu babigenza. Inuma itera amagi 2 gusa, kandi zombi zikayararira. Hagati y'iminsi 16 na 17 ziraturaga, zigakomeza kugaburira imishwi zombi. Aha imishwi y'inuma itandukanye cyane n'imishwi y'inkoko, kuko inkoko kuva ku munsi wa mbere ziva mu magi imishwi ziba zishobora gutora, ariko inuma itungwa na nyina na se, kuko nyuma yo gutora zigahaga, ziruza zikagaburira imishwi kugeza aho nyuma y'ukwezi zimenya kuguruka zizi no kwitorera. Ikintu gikomeye cyane inuma zikora utasanga mu kiremwa muntu, uko zivukana ari 2, 98% zirabana zigakora couple, keretse iyo zagize ibyago zombi zikavuka zihuje, urugero zombi ari ingabo cyangwa ingore. Nk'uko umuntu ashobora kujya gushaka imibereho mu kindi gihugu cyangwa ahandi hantu kure, nabe yayoberwa iwe mu rugo, n'inuma nuko zibigenza. Zishobora kugenda ibirometero birenga 10, ariko nizibe zayoberwa aho zitaha. Uko umwana w'umuntu ahora yumva yagira amahoro, n'inuma zanga izibuza amahoro. Aha navuga nko kuzikorakora mu gihe uzoroye, kuzikanga kenshi n'ibindi. Aha zishobora gufata umwanzuro wo kwigendera. Izi nyoni zikunda isuku. Iyo uzoroye haba hakenewe amazi hafi aho, kuko zikunda kwidumbaguza zikuraho imyanda, nk'uko benshi muri twe tubigenza dukaraba ubudasiba. Umwanzi w'inuma ntagaca, gusa zizi kwirwanaho zigahunga cyangwa zikihisha igihe cyose zibonye umwanzi hafi. Gusa hari igihe agaca kazigwa igitumo kakaba kayifata. Ibyo ni ibisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Nta kiremwa kitagira iherezo ry'ubuzima. Ikindi kintu kidasanzwe, nk'uko umuntu adashobora kwitaba izina ritari rye, n'inuma zitaba gusa mu gihe umworozi azihamagaye akoresheje uburyo yazimenyereje. Gusa aha benshi bakoresha kuvugiriza. Bisobanuye ko iyo uvugirije ziza zigusanga, ariko ntiwakoma amashyi cyangwa ngo ukoreshe ubundi buryo ngo zikwitabe. Ushobora kwibaza ikibazo ngo inuma zitungwa n'iki?
ubundi inuma ziritorera, ariko umworozi wazo agomba gukora iyo bwabaga akazunganira mu mirire. Ibi ngo bifasha inuma kutazerera zijya kure, kuko uko zijya kure zigiye gushaka ibyo kurya bizongerera ibyago byo guhurirayo n'ibyazihutaza. Ikindi kandi kuzunganira mu mirire umworozi azigaburira bituma zimukunda, kuko ziba zibona ko zitaweho. Ubusanzwe zirya ibinyampeke, bazita granivore. Usanga kenshi zikunda kwirira amasaka, ibigori, ubunyobwa, umuceri, ingano n'ibindi. Inuma zororoka vuba bishoboka, kuko buri kwezi inuma ziratera. Bisobanuye ko iyo woroye inuma ebyiri mu kwezi kumwe ziba zibaye enye, nyuma y'amezi 6 ziba zibaye 12, utabariyemo izizavuka zikomotse kuri za zindi ebyiri umworozi yatangiriyeho. Ugereranyije nibura nyuma y'amezi 6 zaba zimaze kuba hagati y'inuma 30 na 40, nubwo guhuza iyi mibare bigoye. Nk'uko twabigarutseho, zikunda amahoro. Abashakashatsi bagaragaza ko inuma zanga urunuka urugo rurimo intonganya. Zifite ubushobozi bwo kumenya ko abantu barimo kuganira bisanzwe cyangwa baratongana, ngo zishobora gufata umwanzuro wo kwigendera igihe cyose hari intonganya zihoraho muri urwo rugo. Nanjye nkongeraho ngo ubwo ntuzirirwe uzorora mu gihe ubona ko muhorana intambara zidashira iwawe. Mu bihugu by'i Burayi cyane cyane nko mu Butaliyani, usanga inuma zuzuye imihanda yose no mu mazu y'amagorofa kandi zitagira nyirazo. Bo bazifata nk'umutako w'umujyi. Ariko bitandukanye cyane na hano muri Afurika, aho usanga bamwe bazorora kubera impamvu zitandukanye. Hari abazorora nk'itungo nk'uko wakorora inkoko, igihe runaka yakumva akumbuye akaboga akaba yakabaga akirira. Ku rundi ruhande hari n'abazorora nk'umutako mu rugo, kuko iyo zitambagira mu mbuga ubona zisa neza cyane ko zitajya zanduranya ngo zone. Hari n'abandi bazorora bakazicuruza zikagurwa n'abashaka kwirira, cyangwa se ngo hari n'abandi bategekwa n'abapfumu kuyizana cyane cyane ngo iz'umweru. Gusa ngo kubaga inuma ushaka kwirya bisaba umuntu ugira umutima ukomeye. Nk'uko ari inyamahoro, niyo ugiye kuyibaga ntishobora gusaguza nk'uko inkoko zibigenza. Hano mu Rwanda usanga abantu basigaye bitabira korora inuma cyane. Aha twavuga nko mu mujyi wa Kigali, za Nyamirambo, Kimisagara n'ahandi. Umwe mu borozi witwa Apollinaire umaze igihe kirekire azoroye ku Gisozi, avuga ko kuzireba gusa bimuha amahoro, bikamuruhura mu mutwe bitewe n'imibereho yazo. Kugeza ubu afite inuma zirenga 120. Iyo witegereje inuma usanga zigira amabara avangavanze, gusa benshi bakunda inuma z'umweru dede. Gusa nanone ngo iz'umweru agace kazibonera kure bitewe nuko umweru ari ibara ripika. Kosa Animalia itubwira ko inuma igira ubusobanuro butatu. Icyambere ngo inuma zisobanura amahoro. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga mu kirangantego cy'abashinzwe umutekano ikimenyetso cy'inuma, bivuze ko bashinzwe kubungabunga amahoro. Icya kabiri ngo inuma zisobanura urukundo. Niyo mpamvu kenshi uzasanga ku butumire butumira abantu mu bukwe bashiraho inuma ebyiri, bisobanuye ko abo bantu bakundana, ndetse nk'uko inuma zibigenza zidashobora no gucana inyuma. Icya gatatu ngo inuma zisobanura umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu. Kenshi aha abemera Imana bashingira cyane igihe Yesu Kristo yaragiye kubatizwa na Yohana Mubatiza, maze umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu aza mu ishusho y'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Matayo igice cya 3 umurongo wa 16 kugera kwa 17. Nkayo nguko uvuze ko inuma igira ubusobanuro bw'ibintu bitatu bikomeye, ntago waba uri kure y'ukuri. Ibaze nawe ubaye ufite urukundo, ukagira amahoro, warangiza ukagerekaho umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu. Reka dusubikira mbibutsa ko iki ari ikiganiro indorerwamo, aho umuntu yireba bikamuha ishusho ye nyayo ugasobanukirwa ukuri. Ni ikiganiro wasanga kuri channel yacu ya YouTube Nibisanzwe TV. Waba ushaka ko ibindi byegeranyo bitandukanye bikugeraho, wakanda kuri subscribe. Naho ngiye wabateguriye icyegeranyo nkaba ndi Frank Mario Sebudandi, naho butaha mu bindi byegeranyo nk'ibi.